nongeye kubaha ikaze muri aya makuru ndabikomejeho mu ngingo z'ingenzi. Ambasaderi bashya batatu bashyikirije Perezida wa Repubulika Paul Kagame impapuro zibemerera guhagararira ibihugu byabo mu Rwanda. Reka tubibaze Fiston Felix. Misfer faisal Mubarak Ajab Shahwani niwe wabimburiye abandi gushyikiriza Perezida wa Repubulika Paul Kagame impapuro zimwemerera guhagararira igihugu cye cya Qatar mu Rwanda. Afite icyicaro i Kigali, avuga ko yaganiriye na Perezida Kagame ku mishinga y'ubukungu ihuriweho n'ibihugu byombi kandi ko yamusezeranyije gushyira imbaraga mu ishyirwa mu bikorwa ryayo. Dufitanye umubano uri ku rwego rwo hejuru nk'ibihugu byombi. Nkeka ko ubu hari imishinga ibiri ikomeye duhuriyeho kandi iri n'itangiriro, turateganya indi mishinga myinshi. Qatar ni igihugu gifitanye umubano mwiza n'u Rwanda cyane cyane mu bukungu, ndetse mu minsi ishize kampani y'indege ikora ubwikorezi bwo mu kirere Qatar Airways yasinyanye amasezerano y'imikoranire na sosiyete y'u Rwanda RwandaTV. Aya masezerano afasha abagenzi ba RwandaTV kuba bagana mu byerekezo iyi sosiyete ya Qatar ikoresha, ndetse n'abayo bikabagendekera gutyo. Yitezweho kandi kuzahura urwego rw'ingendo zo mu kirere rwahungabanyijwe n'ingamba zafashwe mu kwirinda ikwirakwira rya COVID-19, icyorezo cyatumye ingendo nyinshi mpuzamahanga zihagarara. Undi Perezida Kagame yakiriye ni Bert Versmessen, na ambasaderi mushya w'Ububuligi mu Rwanda, nawe ufite icyicaro i Kigali. Yavuze ko ashima uko umubano w'ibihugu byombi uhagaze kandi ko azashyira imbaraga mu kurushaho kuzamura ubuhahirane. Ambasade igomba gukora mu bintu byose, ariko nk'urugero nk'ambasade yacu ikora cyane muri porogaramu ya Schengen, ahatangwa viza zirenga 10,000 buri mwaka. Ikindi kandi dukora cyane ku iterambere ry'umubano n'imikoranire mu by'ubukungu n'ishoramari. Rero ni akazi kacu kuganira n'abashoramari b'ibigo bikora ubucuruzi byo mu Bubuligi kuza gukorera inaha no kwashora imari. Navuga ko ibyo ari bimwe mu byo tuzibandaho cyane. Il est intéressant de faire du commerce, donc ça sera également un autre point d'attention. Undi washyikirije Perezida wa Repubulika inyandiko zimwemerera guhagararira igihugu cye mu Rwanda ni Madame Rania Mahmoud, ambasaderi mushya wa Misiri, nawe ufite icyicaro i Kigali. Madame Rania avuga ko yashyikirije Perezida Kagame ubutumwa bwa mugenzi we wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi burimo kumushimira uruhare rwe mu gushaka ibisubizo by'ibibazo bya Afurika bikozwe n'abanyafurika ubwabo, ndetse n'uburyo u Rwanda rufatanya na Misiri mu kurushaho kunoza ikoreshwa n'ibungabungwa ry'uruzi rwa Nili. Twaganiriye ko nubwo dusanzwe dufitanye umubano mwiza muri diplomasi, tugomba gushyira imbaraga mu mubano ushingiye ku bukungu n'ubucuruzi, ndetse hari n'ibindi byinshi twashyiramo imbaraga mu gukorana mu bihe bizaza. Imana nibishaka niho nzatanga umusanzu wanjye mu kurushaho gushimangira uwo mubano. U Rwanda na Misiri bisanganywe umubano mwiza cyane cyane mu bukungu, ndetse buri mwaka mu Rwanda akunze kubera imurikagurisha ry'abacuruzi n'abashoramari bo mu Misiri. Fiston Felix Abineza, i Kigali. Mu yandi makuru ni uko ubushakashatsi ngarukamwaka ku miyoborere bwakozwe n'urwego rw'imiyoborere RGB bwerekanye ko inkingi y'umutekano ikomeje kuza kwisonga, aho kuri inshuro ifite amanota 95.47%. Bienvenue Redemptus yafatanyije na Jean-Pierre Celestin Gatarayiha. Ubushakashatsi buzwi ku izina Rwanda Governance Scorecard RGS ni icyegeranyo cy'ibipimo by'imiyoborere mu gihugu gikorwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB, ugakorwa buri mwaka hagamijwe kugaragaza ishusho y'uko imiyoborere ihagaze mu byiciro bitandukanye no kugaragaza ingamba zikwiye mu gushyiraho politiki mu nzego zitandukanye z'igihugu. Kuri uyu wa Gatanu nibwo hamuritswe ku mugaragaro icyiciro cya 8 cy'ubushakashatsi. Umuyobozi w'umuryango urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda Ingabire Marie Makire ndetse n'umuvugizi wa société civile Dr Joseph Nkurunziza Ryarasa bashimye ibyagaragajwe muri ubushakashatsi, nubwo babona ko hari ibindi byanozwa kugira ngo imiyoborere irusheho kunogera abaturage mu Rwanda. Ariko muri rusange urabona ko hari intambwe yatewe rwose. Inama twatanga n'ungutinda cyane ku ruhare rw'abaturage kuko ni ngombwa. Ikindi nk'ibintu by'ingurane y'ibikorwa by'inyungu rusange, abaturage barakomplaininga cyane kandi si hamwe si habiri, batinda kwishyurwa. Ikindi babikora batanabigiye mu inama. Ubushakashatsi buragaragaza intambwe imaze guterwa
ni byiza ariko nk'uko babitugejejeho mwabonye ko hari inkingi nk'ebyiri, hari iterambere ry'umuturage, hanyuma hakaba n'indi nkingi ijyanye n'ubukungu mu miyoborere. Aho ngaho niho hakenewe gushyiramo imbaraga nyinshi, kurebye ibijyanye n'imiyoborere, ibijyanye n'umutekano, ibyo byose byarazamutse, bigaragaza ko abaturage bafite icyizere mu buyobozi. Umukuru w'urwego rw'imiyoborere mu Rwanda RGB Dr Yusta Kayitesi avuga ko uru rwego mu bushakashatsi bwakoze rwishimira uruhare abaturage bakomeza kugira mu miyoborere kandi idaheza, kandi ko abaturage bakomeza kwishimira umutekano uri ku isonga n'imitangire ya serivisi ikomeza kuzamuka. Twebwe dukoze isesengura rishingiye ku bushakashatsi twasanze uruhare rugaragara mu bice bibiri bitandukanye. Uruhare abaturage bagize mu miyoborere no mu mitangire ya serivisi muri iki gihe cyo kurwanya covid rwarazamutse cyane cyane bishingiye ku bukorerabushake, ariko nanone kubera inama zisanzwe zihurira mu giturage, umuganda, inteko z'abaturage zitashoboye kuba, usanga abaturage batarishimiye nk'uko bari basanzwe bishimira uruhare bagira mu igenamigambi ry'igihugu cyane cyane ry'uturere mu gukora imihigo n'igenamigambi muri rusange. Impuzabikorwa w'amashami y'umuryango w'abibumbye Fodenziaye yashimye ibikubiye muri ubu bushakashatsi ko bigaragaza intambwe u Rwanda rukomeza gutera mu miyoborere, ariko ko agikenewe uruhare rwa buri wese n'ubufatanye kugira ngo igihugu kigere ku iterambere ritagira uwo risiga inyuma. I notice in this report that the security and safety remain really performing high. Muri iyi raporo nabonye ko umutekano urwego rukomeza kwitwara neza ku gipimo cyo hejuru, ibintu bituma habaho imikorere myiza y'izindi nzego, ariko ndashaka no gushimangira ku buryo bw'imiyoborere no kwitwararika kukongera ubufatanye, tuzanamo imiryango ya sosiyete sivile, abikorera, itangazamakuru, kuko nizera neza ko imiyoborere atari ikibazo cya guverinoma nk'urwego, ahubwo ari abaturage bose bashyize hamwe bakaganira ku ngamba z'iterambere ry'igihugu ritagira uwo risiga inyuma. National development strategy in delivering for all the people, leaving no one behind. Ubushakashatsi bwakozwe hagendewe ku nkingi 8 arizo ibarizwa ry'amategeko, uburenganzira mu bya politiki n'ubwisanzure bw'abaturage, imiyoborere abaturage bagizemo uruhare kandi idaheza, kuzamura imibereho myiza y'abaturage, kurwanya ruswa no gukorera mu mucyo, imitangire ya serivisi n'imiyoborere mu bukungu n'ubucuruzi. Bienvenue les dames tous, televiziyo Rwanda i Kigali. Ntiturahindura ingingo ahubwo reka tuyinjiremo byimbitse. Ubushakashatsi bwa 8 ku bipimo cyangwa se ku gipimo cy'imiyoborere icyo twita Rwanda Governance Scorecard ya 8 bugaragaza rero zimwe mu ngaruka z'icyorezo cya COVID-19 cyane cyane mu bijyanye n'ubukungu, ariko ku rundi ruhande bikagaragaza ko imiyoborere yagize uruhare rufatika cyangwa se rukomeye mu kugabanya ingaruka z'iki cyorezo. Ese imibare iratwereka iki? Reka tujye mu mibare turebe inkingi ku yindi. Duhere ku bijyanye n'umutekano. Ese imibare itwereka iki? Umutekano niwo uza, baradufasha babitwereke, umutekano niwo uza ku isonga n'amanota 95 n'ibice 5% avuye kuri 95 n'ibice 44% mu bushakashatsi bwari bwabanje. Inkingi y'ubahirizwa ry'amategeko yo yagabanutseho 0 n'ibice 78 nk'uko mubibona, kuko yavuye kuri 87 n'ibice 86% ikagera kuri 87 n'ibice 8%. Dukomereze kandi ku bijyanye n'inkingi yo kurwanya ruswa ndetse no gukorera mu mucyo, yavuye kuri 86 n'ibice 28% igera kuri 86 n'ibice 70%. Ni ukuvuga ko yiyongereyeho nibura 0 n'ibice 49%. Iyi mibare kandi twereka ko inkingi y'imiyoborere abaturage bagizemo uruhare kandi idaheza yo yazamutseho 2 n'ibice 23% kuko yavuye kuri 81 n'ibice 96% igera kuri 84 n'ibice 19%. Inkingi yindi dukomerezaho ni inkingi ijyanye n'uburenganzira mu bya politike ndetse n'ubwisanzure bw'abaturage. Yo yaragabanutseho 1 n'ibice 96%, ni hafi 2%, aho yavuye kuri 85 n'ibice 76%, hanyuma igera kuri 83 n'ibice
kw'ijana. Ni mu gihe kandi inkingi y'ireme ry'imitangire ya serivisi yo yavuye kuri 78.31 kw'ijana ikaba igeze kuri 81.86 ni ukuvuga ko yazamutseho, imibare iratwereka ko yazamutseho gatatu n'ibice 55 kw'ijana. Icyorezo cya corona virus kandi nticyabujije ko habaho kuzamuka kw'imibereho myiza y'abaturage, kuko imibare itwereka ko byazamutseho 1.91 kw'ijana, ni hafi 2 kw'ijana, kuko inkingi ngo yavuye kuri 73.32 kw'ijana. Turebye mu bushakashatsi bwabanje igera kuri 75.23 kw'ijana. Dusoreze nanone ku nkingi ijyanye n'imiyoborere mu bukungu n'ubucuruzi. Iyo imibare itwereka ko, nimba mureba neza, imibare yaramanutse cyane kuko yavuye kuri 78.14 kw'ijana igera kuri 74.65 kw'ijana. Icyo nicyo imibare itwereka, nuko byifashe muri ubu bushakashatsi bushya. Ariko kandi reka tugaruke ku nkingi ebyiri, tugaruke ku burenganzira bw'abaturage mu bya politike ndetse n'ubwisanzure bw'abaturage, ariko kandi turebe n'imibereho myiza y'ubukungu. Muri aka kanya rero dukoresheje telefone turi kumwe na Teddy Kaberuka, akaba ari impuguke mu bukungu, ariko kandi turaza no kwifashisha Skype. Turi kumwe na Depite Dr Frank Habineza, akaba n'umuyobozi wa Green Party. Reka duhere kuri Teddy Kaberuka. Mwiriwe neza, nizere ko munyumva. Ndabumva neza, murakoze. Teddy, hari icyo twabonye cyangwa se ikimibare itwereka, ibi byasobanurwa gute kuba inkingi yo kuzamura imibereho myiza yariyongereye, imibare itwereka 2 kw'ijana, ariko nanone inkingi y'imiyoborere mu bukungu yo ikagabanukaho 3.49? Urebye igihe ubushakashatsi bwakorewe, ni igihe cyakozwe turi mu bihe bibi bya COVID-19, aho ubukungu ari cyo gice cya mbere cyagezweho n'ingaruka cyane. Murabyibuka ingamba nyinshi zafatwaga, harimo na guma mu rugo. Ubwo guma mu rugo yabaga, ibikorwa by'ubucuruzi cyane cyane ubucuruzi rusange bwarahagararaga. Wakuza rero n'icyo ubushakashatsi bugamije kuvuga ngo abaturage bagira uruhare mu bibakorerwa. Babonaga amatangazo azavuga ngo ibi n'ibi ntibyemewe, abantu bagume mu rugo. Urumva ko abacuruzi ugiye kumubaza se wagize uruhare mu gufata ibyemezo, urumva ko yakubwira ko nta ruhare yagize. N'ubu ngubu hari ibikorwa biri bigifunze kubera ibibazo bya COVID. Ko rero hari ingaruka nyinshi COVID yateye, yatuma abantu bashobora kugaragaza ko mu bukungu nta ruhare bagize. Ari nayo mpamvu ubona ko byagabanutse ugereranyije n'igihe cyakibanjirije, kuko biragaragara ko igihe cyakibanjirije ari imbere ya COVID. Ibi rero umuntu yenda yabihuza no kuvuga ngo ni imibereho myiza, inkingi y'imibereho myiza yarazamutse. Icyabisobanura cyonyine ni ukuvuga ngo kubera ko twari mu bihe bibi, abantu bari muri guma mu rugo inshuro zirenge 2-3, murazyibuka, hari ibikorwa byinshi leta yongereye gufasha abaturage. Abantu babonye ibiryo bari babikeneye, hari serivisi nyinshi zageze ku baturage, nk'amata yahabwaga abana batoya. Umuturage ugiye kumubaza ngo ibikorwa leta igukorera, azakubwira ko byamugezeho kuko byariyongereye bitewe n'ibihe yari arimo. Ariko ubundi mu bisobanuro mu buzima busanzwe, ubundi ubukungu bugabanutse kubera ko umuntu yikoreraga, yinjizaga amafaranga, agatakaza ubwo bushobozi, ubundi n'imibereho myiza iragabanuka mu buzima bwa buri munsi. Ariko kubera ko iki gipimo gipima ese leta n'abaturage uruhare rwabo ni uruhe mu bibakorerwa, uruhare rwabo ni uruhe muri serivisi leta ibaha, niyo mpamvu ibipimo bisa nk'aho binyuranyije n'ukuri kwa buri munsi. Nuko nabisobanura. Urakoze cyane Teddy, ngira ngo urabisobanuye neza. Twagaruka ku bijyanye n'ubukungu, ariko tukanabihuza n'imibereho myiza ya nkingi n'ubundi nari nagarutseho. Ariko nanone reka turebe ibijyanye n'uburenganzira bw'abaturage mu bya politike ndetse n'ubwisanzure bw'abaturage. Hari icyo imibare yatweretse, nimba ku ikoranabuhanga byashobotse. Ngira ngo turi kumwe na Honorable Frank. Mwiriwe neza. Mwiriwe amahoro. Muratwumva neza? Ndababona neza.
ikaze yego imibare iratwereka yego turebye iki imibare iratwereka ko ku bijyanye n'uburenganzira bw'abaturage mu bya politiki ndetse n'ubwisanzure bw'abaturage byagabanutseho hafi 2%. Ibi byatewe n'iki mu busesenguzi bwanyu? Murakoze cyane. Navuga yuko icyambere cyabiteye nicyo n'abandi bari bakomojeho ingaruka z'iki cyorezo cya COVID-19 turimo zateye ibibazo by'uko abayobozi barekeye kujya baganira n'abaturage za nteko z'abaturage ariko ndetse n'abayobozi b'inzego z'ibanze ndetse n'abadepite murabizi yuko hamwe n'abasenateri basuraga abaturage bakaganira nabo abaturage bakabatera agahinda kabo ndetse ibibazo bitandukanye tukaba no kubitera twabikemuye bimwe tukabizana inzego zindi zikabikurikira zikabikemura ibyo byose byarabuze kubera kino kibazo tutashoboye kujya gusura abaturage kuri tere ugasanga nyine ibyo umuntu akagira agahinda akabura aho agasangiza ahubwo akaza kubona umuyobozi yamubwira amabwiriza gusa ahubwo cyangwa se akanamufunga urumva uwo muturage akaba atarakara kuva ko nta burenganzira yagize so nakuvuga yuko impamvu nyamukuru ari ibihe turimo bya covid ariyo byabiteye ariko kandi ndizera yuko ko tugiye tuva muri iki cyorezo mu minsi ya vuba tuzajya tumanuka tukongera tukaganira n'abaturage bazakomeza bagezeho ibibazo byabo kandi tubishakire ibisubizo ndumva bizahinduka bizaba byiza kurushaho. Urakoze cyane Honorable Frank Habineza akaba ndetse n'umuyobozi wa Green Party turabashimiye. Murakoze. Kandi ndabashimiye cyane. Murakoze. N'ubundi ntiturahindura ingingo ariko tunashimira Teddy Kabiruka akaba ari impuguke mu bukungu. Ntiturahindura ingingo iki ni nacyo twatanzeho igitekerezo cyangwa se twababajije dukoresheje imbuga nkoranyambaga twakoresheje Twitter twanditse tuti ubushakashatsi bwa RGB bugaragaza ko inkingi yo kuzamura imibereho myiza y'abaturage ifite amanota 75 n'ibice 23% ivuye kuri 73 n'ibice 32% tuti kandi ariko biragaragara ko igipimo cy'inkingi kikiri hasi mubona hakorwa iki ngo habeho kuzamura imibereho myiza y'abaturage mwagiye muduha ibitekerezo bitandukanye reka duhere kwitwa Habiyaremye François yagize ati icyo mbona nuko mu gutekereza umurongo ngenderwaho byajya bishingirwa ku cy'abaturage bagaragaza muri iki cyiciro bakeneye cyangwa se bagaragara muri iki cyiciro bakeneye hakorwa ubushakashatsi mu cyaro abaturage bakabazwa icyo bumva bakeneye leta yabafashamo kikazamura imibereho yabo ati ibyo bashaka bigasesengurwa bigaherwaho rakoze cyane reka turebe undi watanze igitekerezo n'uwitwa Bwimba Mitari yanditse ati mwiriwe kuzamura imibereho myiza y'abaturage twabirebera mu nguni nyinshi ati nge mbona uburezi bwakomeza gutezwa imbere bagashyiramo ingufu cyane cyane ati ikindi Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu n'ibigo bishamikiyeho ati bakarebera umuturage bigashyira mu ngiro cyangwa se bireberera umuturage ngira ngo niko yanditse bigashyira mu ngiro politike nziza zo guteza imbere cyane ibyaro niko abyumva reka tubashimire mwaduhaye ibitekerezo ariko kandi mushobora no gukomeza gutanga ibitekerezo kuri iyi ngingo reka duhindure ingingo Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yo ivuga ko harimo gutekerezwa uburyo habaho ikigega cyihariye gishobora gushyirwaho kigenewe gufasha abahinzi kubona inguzanyo mu buryo butagoranye ibi ni bimwe mu byagarutsweho mu nama yahuje inzego zitandukanye ni inama yigaga ku buryo bwo gutanga amafaranga mu rwego rw'ubuhinzi reka inkuru tibaze Kwizera John Patrick inganda zikora imyenda mu Rwanda ni zimwe mu zishimangira ukwihesha agaciro. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi igaragaza ko amafaranga ava mu bigo by'imari agashorwa mu buhinzi ari 5.2% ugereranije n'ashorwa mu zindi nzego ni mu gihe muri gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere NST1 biteganijwe ko aya mafaranga azaba agera ku 10.4% hakaba hashize imyaka 4 aya mafaranga atiyongera. Joseph Gafaranga ni umuhinzi w'ibirayi n'ibigori akaba ari umunyabanga mukuru w'umuryango w'abahinzi n'aborozi bo mu Rwanda arasobanura uburyo hari icyuho mu mikoranire y'abahinzi n'ibigo by'imari. Inyungu vraiment ni nyinshi mbese koko 18 28 uwo muhinzi yungutse angahe twari tukwiye muri context y'u Rwanda gufatanya tukareba uko umuhinzi yungutse. Ikindi amasoko iyo tugisarura muravuga muti ni muhite mutwishima nyamara iyo tugisarura kubera ko umusaruro wabaye mwinshi igiciro kiba kiri hasi iyo kiri hasi rero ntitwunguka.
umuyobozi w'ikigo gifasha abaturage kugera kuri serivisi z'imari Access to Finance Rwanda Jean Bosco Yacu avuga ko hari impinduka zigamije guteza imbere ubuhinzi ku bufatanye n'inzego zitandukanye kandi bikazatanga umusaruro mu gukemura ibibazo abahinzi bahura nabyo. Ni mu gihe Jerry Joas Ndikumana umukozi wa AB Bank Rwanda asanga imikorere y'ibigo by'imari irimo kugenda ihinduka. Mwumvise ibitekerezo byiza batugejejeho, icyo dushaka no gukomeza gukorana nabo kugira ngo dushyireho navuga ingamba zizabafasha ari ukubona amakuru, ariko amakuru nayo abanogeye mu rurimi bumva no mu kugira ngo ayo makuru abafashe gufata ibyemezo byo gufata inguzanyo zabagira umumaro. Ibyo rero turizera ko mu gihe cya vuba tuzabagezaho ingamba zaba zafashwe mu mikoranire n'abandi bafatanyabikorwa kugira tubafashe kugera kuri iryo ishoramari zabateza imbere. Udashyize amafaranga mu buhinzi burya nta kindi washyiramo, kubera ko nimba 80% by'abanyarwanda batunzwe n'ubuhinzi, ni ukuvuga ko ubuhinzi nabwo ni isoko rigari. Ikibazo kijya kivuka ni ibyo bijyanye na risike zigiye zirimo ari nyinshi, ariko ikigaragara iyo umaze gushyiramo amafaranga utangira kubona ko za risike atari nyinshi cyane, biterwa n'uburyo ki product wayize, n'uburyo ki wateguye, n'uburyo ki wakoze assessment. Icyo gihe ushyizemo amafaranga ubona ko abahinzi nabo batangira gutera imbere. Nguhaye urugero wenda nka banki yacu muhagarariye, nk'ubu tumaze gutanga inguzanyo, kuva twatangira gutanga inguzanyo mu buhinzi harimo abahinzi bamaze kugaruka nk'inshuro 3 gufata amafaranga. Bivuge ko risike nubwo zirimo nk'izindi business zisanzwe. Umuyobozi wa Agra mu Rwanda Ndagijimana Jean Paul avuga ko mu myaka 15 Agra ikorera mu Rwanda hari byinshi bimaze gukorwa mu gufasha abahinzi kubona inyongeramusaruro no kubona imbuto nziza. Ubu imbaraga zikaba zigiye gushyirwa mu micungire y'umusaruro no gufasha abahinzi kubona inguzanyo. Ikindi turi gukoraho ni ugushakisha uburyo abaturage babona inguzanyo bitabagoye. So hari uburyo bubiri twakoze. Bumwe ni mu myaka yashize aho twakoranye na KCB kugira ngo abaturage bashobora kubona inguzanyo batishyuye inguzanyo zirenze 10%. Turashimana ko byagenze neza, nubwo hari ako tugomba gukosora. Project yararangiye nabyo birahagarara. Ubu turi gukorana na Business Development Fund, tugiye gushyiramo miliyari 500 kugira ngo abaturage cyane cyane abagiye guhangana n'imihindagurikire y'ikirere, abagiye guhangana na corona, muzi ko corona ibaye, dushishikariza abantu kuguma mu rugo babone amafaranga yo kugura equipment na irrigation, ku buryo igihe cyose dushobora kwizeza amasoko atangiye kuba menshi mu Rwanda umusaruro. Ni project inejeje cyane kandi tubona izatanga umusaruro munini ku gihugu. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Ngabitsinze Jean Chrysostome avuga ko yagiye kurebwa uburyo urwego rw'ubuhinzi rwakwitabwaho mu buryo bw'umwihariko. Bigaragara yuko niyoganira n'abantu benshi ko igihe kigeze cyuko hatekerezwa ku kigega cy'amafaranga runaka yajya mu buhinzi. Haravuga ngo hajyaho banki y'ubuhinzi, hari n'abavuga yuko ashobora kujya n'ahandi hantu nka muri BRD akaba yakora nk'amafaranga agiye guteza imbere ubuhinzi. Naho ngaho mbona yuko nka leta natwe tugomba gushaka uburyo icyo kigega cy'amafaranga gishobora gufasha mu gutanga garanti cyangwa se mu gufasha amabanki ko yabona amafaranga ahagije kugira ngo abahinzi. Icyo kituma kuganira no kugira ngo tubyo twabafasha muri kubusanzwe koko amabanki yikorera acuruza kugira ngo n'amafaranga menshi ashyira mu buhinzi bishobora kuyagura ubwayo. Niyo mpamvu tuganira kugira ngo tunarebe n'ibyo ngibyo igishoboka cyose. Ese ni banki yajyaho cyangwa se hakora isanzweho, ariko byibuze ikigega cyo cy'amafaranga ajya mu buhinzi cyo turi kugitekerezaho kandi tubona ariyo nzira. Urwego rw'ubuhinzi rugira uruhare mu musaruro mbumbe w'igihugu rungana na 26%. Urwego kandi rwiharira 70% by'umusaruro woherezwa hanze, ndetse rugatanga akazi ku bantu bari mu kigero cyo gukora bagera kuri 70%. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda i Kigali. Televiziyo Rwanda ukomeje gukurikirana amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda. Reka dukomereze aya makuru mu bijyanye na diplomasi cyangwa se ububanyi n'amahanga, ariko kandi bufite naho buhuriye n'ubucuruzi. Nyuma yo gusura agace kahariwe inganda muri Kigali, Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda aho ni muri Mozambique yatangaje ko hari bimwe mu bikoresho by'ibanze ibihugu bya Afurika byaherekanya aho kujya kubishaka hanze y'umugabane wa Afurika. Reka tubibaze Mbabazi Dorothy yafatanyije na Byron Dayambaje.
inganda zikora imyenda mu Rwanda ni zimwe mu zishimangira ukwihesha agaciro ku banyafurika no kwirinda gukuburirwa n'ibihugu byiganjemo ibyo mu burengerazuba bw'isi. Izi nganda ni zimwe mu zasuwe n'intumwa zaturutse muri Mozambique, igihugu gikomeje kugaragaza ko gishishikajwe no gushimangira ubutwererane n'u Rwanda. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda muri Mozambique Carlos Mesquita avuga ko igihugu cye gifite ibisubizo bya bimwe mu bibazo by'izi nganda. One of the missions of this visit is also to invite the private sector from Rwanda to come to Mozambique and invest there. Impamvu nyamukuru y'uru rugendo ni ugutumira abikorera bo mu Rwanda kugira ngo baze gushora imari muri Mozambique ndetse no kureba amahirwe ahari ku banyamozambique ku buryo baza bagacuruza bakanashora imari hano mu Rwanda. Duhinga ipamba muri Mozambique tukaryohereza mu Bushinwa. Ubanza n'ipamba mukoresha hano muritumiza mu Bushinwa. Kumenyana rero bigiye kuba inzira yoroshye yo kumenya ndetse no guhazanya mu buhahirane. Bamwe mu banyenganda mu Rwanda bishimira kuba hari amahirwe agenda aboneka mu bihugu bya Afurika, bavuga ko bizabafasha kubona ibyo bifashisha mu nganda, bityo ibikorerwa mu Rwanda bikiyongera kandi ku giciro gito nk'uko bitangazwa na Ryezembere Eveline, umuyobozi w'uruganda C&D. Yatubajije ahantu dukura raw materials, asanga tuyikura mu Bushinwa, avuga ati ashobora gukora icyo yise shortcut kuko bo bafite cotton muri Mozambique. Birashimishije cyane kuko urumva habonetse iyo shortcut byakorohereza ibihugu byose hano muri Afurika kuba byabona ibyo bikoresho. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Richard Tusabe yavuze ko mu biganiro bagiranye n'iri tsinda byarebeye hamwe amahirwe hari mu bihugu bya Mozambique n'u Rwanda ashobora guhindura ubuzima bw'abatuye ibihugu byombi. Ni ukureba amahirwe hari, ibyo dukora nabo bakora iwabo, ni ibiki twafatanya kugira ngo twuzuzanye dukomeze gukorana neza, ariko byose bigamije kugira impinduka nziza ku baturage b'ibihugu byacu byombi. Nayo mahirwe mu by'ukuri afatika, ntabwo ari ibintu byo kujya gushakisha. Hari ibyo twatangira gukora vuba byihuse, kandi mu biganiro dukomeje twagize hari ibyo twumvikanye twumva mu gihe kitarambiranye tuzatanga umusaruro mu buryo bufatika. Intumwa zaturutse muri Mozambique zimaze iminsi mu Rwanda, aho impande zombi zirebera hamwe uko zarushaho guteza imbere ubucuruzi n'ishoramari. Mbabazi Dorothy, i Kigali. Ntiturahindura ingingo cyane, wenda ntituri muri diplomasi, ariko reka tujye n'ubundi mu bukungu. Kuri wa gatanu koje banki yasoje icyumweru cyahariwe kwita ku bakiriya bayo ibaha serivisi zitandukanye za banki. Witonze Providence Shadia. Bamwe mu bakiriya bitabiriye kwizihiza icyumweru cyahariwe kwita ku bakiriya bavuga ko kuba barakoranye na koje banki byatumye babasha kwiteza imbere, kandi ko n'ubu bagifite icyizere cyo kubona serivisi nziza zizabafasha gukomeza gutera imbere kurushaho. Bampaye serivisi nziza mu myaka 15. Ikintu nishimira muri serivisi bampaye ni uko bamfashije muri bizinesi zanjye ngerageza kuzamuka mu buryo bw'imibereho, kandi bamfashije mu buryo bwa transfer nakoraga muri bizinesi. Ntabwo ari hano gusa mu gihugu, no hanze y'igihugu baramfashije. Yampaye kredi zitandukanye, impa kredi y'ubwubatsi bw'inzu, kredi yo kugura imodoka. Ndayishimira rero, namushishikariza rwose gukorana n'iyi banki. Yewe ubwanjye rwose yaramfashije, yamvanye ahantu hakomeye ariko bingejeje handi harushijeho gukomera. Umuyobozi wa koje banki Ngamije Habarugira Guillaume avuga ko abakiriya batagomba kumva ko bazagana banki bakeneye serivisi gusa, ahubwo ko bahari ngo babagire inama, bityo abakiriya babo babasha kwiteza imbere bafite ubumenyi buhagije. Ntago turi abantu batanga serivisi gusa, ahubwo turi n'abajyanama, kandi icyo bashaka birashoboka ko banatwigisha n'uburyo tukibagezaho neza, ariko biranashoboka ko natwenda twareba tuti nyamara iki nacyo cyagufasha muri ubwo buryo kuri serivisi nziza. Koje banki imaze imyaka igera kuri 22 ikorera mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Abakiriya bayo bavuga ko iyi banki ifite uruhare rukomeye mu iterambere ry'ubukungu bwabo. Uwitonze Providence Shadia, i Kigali. Nongere nguhe ikaze tukomereze mu makuru ajyanye n'ubworozi. Aborozi b'amatungo magufi mu Rwanda bahuriye hamwe basengura ibibazo byugarije ubu bworozi bwitezweho kugira uruhare muri rwa 80% by'inyama zikenewe hano mu gihugu. Ruth Rwagasore yafatanyije na niyo kwizerwa Benjamin.
amatungo magufi niyo yahanzwe cyane mu gufasha kubona inyama zikenewe mu gihugu hashingiwe ku igenamigambi ry'ubworozi 2017-2024. Iri genamigambi rigaragaza ko uretse inka zizaba zihariye 14%, izindi nyama zose igihugu gikeneye zigomba guturuka ku matungo magufi. Ibi ni byo bamwe mu borozi b'amatungo magufi bashingiraho basaba ko ubu bworozi bwarushaho kwitabwaho. haracyarimo ikibazo kubera yuko n'ubworozi butaratera imbere cyane, n'ubworozi abantu bataramenya amakuru bakirangaye niko navuga, kuko harimo amahirwe menshi. Uno munsi rero icyaduhurije hamwe kugira ngo twebwe nk'abanyamuryango ba association y'aborozi b'ingurube mu Rwanda dufunguke, tumenye ibyiza bihari, tumenye amaproje ahari ashaka kuduteza imbere, tumenye avantage zihari kuba turi muri association twibumbiye hamwe, hari amahirwe menshi twabikoresha. Shirimu Jean Claude, umuyobozi w'ihuriro ry'aborozi b'ingurube mu Rwanda akaba n'umworozi wazo, avuga ko icyorezo cya COVID-19 cyahungabanyije ibintu byinshi n'ubworozi muri rusange. Gusa ngo iyi nama igamije kuganira n'abaterankunga batandukanye kugira ngo hareberwe hamwe icyakorwa mu kuzahura ubu bworozi ndetse no kongera ibiyakomokaho. Iyi nama rero kuko turaganira n'ubuyobozi ndetse n'abaterankunga baje muri ubu bworozi, turagira ngo tubagaragarize ko ari ikibazo gikomeye, kiramutse gikemutse ari abinyama zituruka ku bworozi bw'ingurube zigera babona inyama nziza, ndetse n'abamworoza akabona aho agurisha. Ntekereza ko mu biganiro bagiye batuganirira batweretse ko hari uburyo, hari amahirwe yuko abantu bakora imishinga, yaba twe borozi cyangwa n'undi ubishaka akaba yakora ibagiro, icyo gihe akatubera umuguzi wa mbere. Kugeza ubu bigaragara ko mu Rwanda umubare w'abakoresha ibikomoka ku matungo magufi by'umwihariko ingurube n'inkoko ukiri hasi. Umuyobozi w'umushinga witwa Aurora Wihaze unateza imbere ubworozi bw'amatungo magufi asaba abo borozi kugira uruhare mu kumvikanisha akamaro k'ibikomoka kuri ayo matungo magufi ku banyarwanda muri rusange. Ni ugusobanukirwa rwa ruhererekane rutuma bigeraho wa wundi avuga ati bino bintu birahenze, ese bisaba iki gushora muri bwa bworozi. Natwe nk'abafatanyabikorwa hejuru y'ubushakashatsi hari n'ishoramari rikenewe kuri za nzego wenda z'abakora amabusheri, akamenya urwego ruciriritse rwafasha n'umunyarwanda. Aho niho haba hari ibisubizo, ni naho tugerageza kuba twavuga tuti bategura imishinga iciriritse bagahabwa inkunga bakarushaho kubikora. Mu igenamigambi ry'ubworozi rya 2018-2024 amatungo magufi azaba yihariye hafi 80% by'inyama zikenewe mu gihugu. Ibi rero biratanga umukoro ukomeye ku iterambere ry'ubu bworozi. Rusi Rwagasore, i Kigali. Aha rero naho dusoreje amakuru twari twabateguriye. Twizere ko mukomeje kumererwa neza, twizere ko mugiye gutangira weekend nziza, ariko kandi hagati aho mukomeze mwirinde COVID-19 mwubahiriza amabwiriza yose yo kwirinda iki cyorezo. Nyindi Gloria Mukamabano, Imana ibarinde.